Izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa gatandatu tariki ya 4 kwezi kwa karindwi 2026. Kuri uyu munsi ni umunsi twizihiza, umunsi wa liberation, kwibohora. Dushimira Imana kuko nibohora mbere y'abantu bose, niyiduha umudendezo, niyiduha urukundo, niyiduha ubuzima, ariko tunayishimire abo yakoresheje ibyiza ikabafasha gukiza abandi. Dushimira Imana ibikorwa byose byiza byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Dushimira Imana abantu bagize neza abo ari bo bose, kandi tubatura Imana bakomeze gukora neza, abatakiriho Imana ibakire mu bwami bwayo. Dushimira Imana kandi yaduhaye kubaho tutabiguze. Imana ni nziza, ifite ububasha, hari ibyo ikora bikaturenga, ariko biba bigira ngo tumenye kuyishima, tumenye kuyimenya byuzuye, kandi natwe turiho ngo tugire neza. Muvandimwe rero, gira neza aho unyuze hose. Turazirikana n'abandi batagatifu: Elizabeth wa Portugal, Florenti, Berta na Lauriane. Abizihiza abazina babo ndabifuriza umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 9, umurongo wa 11 kugeza ku 15. Muri iyo minsi nzegura inzu ya Dawudi yari igiye kugwa, nzasa n'ibyuho byayo, nzegura ahari harasenyutse, nzayihagarika nyisubize uko yahoze kera, ku buryo bazategeka udusigisigi twa Edomu n'utw'amahanga yose yamenye izina ryanjye. Ibyo n'Uhoraho bivuze ari nawe uzabikora. Ngiye iminsi iraje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze umuhinzi n'umusaruzi bakurikirane. Umwenzi w'imizabibu azakurikirane n'uyibiba. Divayi iryoshye izakwira ku misozi, buri murenge uyijyane. Nzagarura umuryango wanjye Isiraheli, bazubaka imijyi yari yarashegeshwe maze bayituremo. Bazahinga imizabibu bayinywemo divayi, bahinga imirima maze barye ibyezemo. Nzabagarura iwabo bakomere, ntibazongera kuvanwa ukundi mu gihugu cyabo nabahaye. Uwo n'Uhoraho Imana yawe ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana irabyutse Isiraheli ikayisezeranya ibizayibaho byiza. Hari igihe umuntu abaho akajya yiyaturiraho ibintu bibi, ariko se mase ubu urabona nzabona umugabo koko? Uretse mase ubu nzapfa gute? Bizamera gute? Ese ubu ngubu imyaka 5 iri imbere nzaba ngifite ubuzima? Ugasanga umuntu arahangayikiye. Ari umusesenguzi wahita ati ugahangayikira n'uburyo uzapfa, ugahangayikira n'uburyo uzasaza utazi kuzahageza. Ibintu byose bikaguhangayikisha. Guhora uhangayitse rero ni ukubura ukwemera, ariko ni no kwitera ibibazo udashobora gukemura. Hari ibibazo by'ubuzima tudashobora gukemura. Nta n'umuntu wanabaho muri ubu buzima adafite ikibazo. Niyo mpamvu dukwiye kwibaza ngo ahubwo se ndiho gute uyu munsi? Kuko uyu munsi niwo Imana impa kugira ngo nkubeho uko bikwiriye. Ejo ushyire mu biganza by'Imana, nihagera Imana izaguha ingabire zaho, kandi izanakubwira uko witwara, kandi izanahakureberera, kuko Imana yacu iraturebera. Niyo duhumirije iraturebera, niyo dusinzira iraturebera, niyo turangaye iraturebera. Ntiduhangayike rero kuko dufite umubyeyi utari gito. Imana si umubyeyi gito. Aya masezerano rero igirira Isiraheli natwe irayatugirira. Uhoraho azaduha kubona ibintu byiza. Uriya hari ikintu umutima wanjye ndiho convinced, numva nzabona ubuzima bwiza, kandi koko ndanabubona. Byonyine si ukuvuga ko ntazahura n'ibigeragezo, ariko nuko nzabinyuranamo na Kristo. Pawulo mutagatifu ati nshobozwa byose na Kristo untera imbaraga. Muvandimwe, Kristo arahari rero ngo gutera imbaraga nawe. Azakugarura mu nzira nziza, azakuyobora, azaguha umunezero, azaguha urumuri, kandi
ibyo niwe ubivuga, ntawe ubimuvugira. Nyagasani ntawe ubimuvugira, niwe ubyivugira akavuga ati nzakora ibi, nzakora ibi, nzakora ibi, kandi byavuze arabikora kuko ni indahemuka. Uko yagaruye rero umuryango wa Isiraheli akawubaka warasenyutse, akawukomeza, akawugarura iwabo, niyo mpamvu natwe Nyagasani ari kumwe natwe kandi ari budukiza. Niwe mukiza wacu, niwe Mana yacu, niwe buzima bwacu. Turazirikana Zaburi ya 84. Naho Ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 14 kugeza kuri 17. Nuko abigishwa ba Yohani baramusanga, niko kumubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarizayi dusiba kurya n'abigishwa bawe ntibasibe? Yesu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyakurura uwo mwenda ukarushaho gucika. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, naho ubundi amasaho yasandara, divayi ikameneka, kandi ya masaho akaba apfuye ubusa. Ubusanzwe dushyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi bikarama. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Hari igihe abantu bagira ubutungane bwo kwiyerurutsa ugasanga barashaka kujya mu buryarya, ndetse bakanibagirwa ko Imana ibareba, bakibagirwa ko Imana ibazi, bakibagirwa ko Imana ntawe uyibeshya. Dore ababigishwa ba Yohani barasanga Yesu. Buriya bariya ni abamusanze, ariko iruhande rwa Yesu aho anyura aho agenda, buriya kiriya kibazo barakibazaga. Bagerayo mu by'ukuri bagiye kubariza abandi benshi bati, se Nyagasani, ko twebwe n'abafarizayi dusiba kurya, abawe bakaba birira, bimeze gute? Bavandimwe, ubutungane ntabwo buba mu biryo. Nibyo kwigomwa ni ngombwa, hari n'igihe cyabyo, ariko kwigomwa ngo bambone, cyangwa se kwigomwa ngo ncunga abandi, ntaho bihuriye. Ntabwo ngomba gucunga abandi, kuko buri muntu wese yifitiye amateka ye n'Imana. Ntawe ukora nk'iby'undi ngo mbone ngo kana karasibye ngo nanjye nsibe. Ntabwo tunganya ubuzima. Hari uburyo bwinshi bwo gusiba. Rero bavandimwe, ni ukuvuga ngo Yezu Kristo yaramubwiye ati, se abakwe igihe bagihari bari kumwe abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ntabwo bishoboka. Ni nkaho yamubwiye ati, hari igihe cyabyo, mujye mumenya gushishoza ibihe n'amagingo. Hari igihe tubivanga, ugasanga wagize abashyitsi bahagera mu rugo, uti uyu munsi nasibye. Ibyo ni amakosa. Cyangwa se wagiye gusura abantu, wagiye gutegura umunsi wo gusura abantu, wagerayo bakoze banara uti nasibye. Warebye undi munsi ukawitegura, kuko gusiba ni ukubyitegura, kuko ni isengesho. Ikindi, burya nta gusiba mu mpamvu iyo ari yo yose ngo ndasibye mu gito. Hari n'abantu basiba bakicwa n'inzara, bakarwara anemi, cyangwa bakitura hasi. Ibyo nabyo si ugusiba. Gusiba ni ukwigomwa icyo nsibye. Bishobora kuba ari ibiryo, ariko gishobora no kuba ari ikindi. Nshobora kwigomwa kujya muri salo de coiffure, cyangwa niba najyagayo 4 mu kwezi, nkajyayo 3, ubwa 4 nkabifashisha abakene, cyangwa nkabigura mituweli y'umukene. Nshobora kwigomwa gusiga inzara, nkavuga nti reka nigomwe gusiga inzara, kuko hari n'igihe bazisiga. Uyu munsi nambaye iby'umutuku, ndasiga iby'umutuku, ejo nzambara iby'icyatsi, ngiye nsubirayo bansigira iby'icyatsi, ejo bundi nzataha ubukwe bazaba bambaye iby'umuhondo, nshyireho iby'umuhondo. Ibyo nabyo abakristo bakwiye kubishushozaho. Ese ukeneye guhora uhinduranya inzara zawe? Ese biriya bintu muzi ko rimwe na rimwe binadutwara umwanya utari ngombwa, kandi mu by'ukuri abantu baba ari beza badasize n'ibyo ngibyo. Sinca urubanza rw'ababikora, ariko abagifite umwanya wabyo
buriya hari ibindi bahomba wa mwanya wicara muri saro w'amasaha angahe wari kuburangije nka karozari cyangwa se wazirikanye ijambo ry'Imana cyangwa wagiye gukora igikorwa cyiza cyangwa witaye ku muryango wawe. Hari abagore bahora mu masaro de coiffure n'abakobwa ingo zabo n'imiryango yabo bakababura, ugasanga utashye saa 11 ugiye muri saro umazeyo amasaha 3 abana bawe ugasanga baryamye. Ibyo nabyo ni ukubishishozaho. Ariko hari n'ikindi, burya uko umuntu agenda ahinduka hari ibintu agenda areka kubera ko bigira agaciro gakeya. Bavandimwe rero, hari abantu benshi bigomwa. Hari umuntu w'inshuti yanjye wambwiye ati nigomwe kuzongera gushyira produit mu mutwe, sinzongera. Yezu yabimbujije, narabiretse, nabonye atari ngombwa. Ibyo ni ukwigomwa kandi gukomeye cyane, kuko burya ibintu bitwara amafaranga menshi ni imisatsi, ni izo nzara, ni imyambaro, ni inkweto, ni ibiki. Ugasanga umuntu yambaye 500,000 ku kwezi cyangwa miliyoni, kandi yabuze amafaranga 5,000 byo guha umukene wa mitiweli. Ubwo se byo murumva bidacuramye? Ngaho rero dusibe, ariko tugire n'ubwenge, duhitemo Yezu tumushyire muri gahunda zacu zo gusiba, kandi twe kurebuzwa abandi, kuko buri muntu wese afite uko abanye n'Imana. Yezu rero ahubwo abahamagara kugira ubuzima bushya, kuko ubuzima bushya ni nabwo butumenyesha cyangwa butuyobora tukamenya uko twitwara bijyanye kuko n'imbuto twera. Gusenga bitajyanye n'imbuto twera biba bigaragaza ko twasenze nabi. Nyagasani rero aduhe ubuzima bushya, maze ubuhamya bwacu bukomeza abandi, kandi tumenye gukora ibintu mu mwanya wabyo. Nyagasani akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.